wakeneye kugusaba uruhushya kugira ngo afate ibihumbi bye $150 bihugu ashaka n'amafaranga yakoreye. Ntabwo ari ngombwa asaba uruhushya abana yabyaye. Hari ukuntu abana wabyaye rero basanze wakoreye amafaranga yawe bagatangira gutegeka uyaha n'utayaha. Ntabwo byemewe. N'umurage ubu ngubu ni impano umubyeyi aho umwana ntabwo ari itegeko. Ni ukuri koko nezezwa n'ubuzima uno mugore ampa Gabriela atuma ndira muri restaurant nziza nkajya ku mazi baho ubuzima bwiza muri hoteli ye pe biraneza. Mutekereza gusa ko ari amafaranga atuma ndi kumwe nawe muri ibeshya. Jewe ibyo bintu biniryohera kuko mba ndi kumwe nawe, ayo mafaranga yaryohera kuko ari we tuyasangira. Sinzi niba ari ikibazo kimwe mwese murarwana. Umva ko gahunda afite ari ukumubabaza, ariko mutekereza ko mama wanyu ari umunyantege, umukecuru ukeneye ubufasha udafite ubwenge w'ikigoryi. Uyu munsi reka mvuge kuri mama wanyu, njye sindi bwivugeho. Njye ngiye kubabwira umugore nzi ari we mama wanyu. Ubwenge ntabwo ari ikigo, ntabwo ari umuntu twavuga ngo nagaze kwifatira umwanzuro ku buryo mubona mwese nk'ari umuntu baza bagateka. Kuri ni Gabriela ni umukecuru ukomeye ndetse afite n'ubwenge no kundusha, anakomeye kundusha ndetse anakomeye kubarusha mwese mwabana, mwabarusha n'ubwenge no gukomera mu mutwe mubona nk'umunyantege nke. Niyo mpamvu ugiye nshaka no kumurongora. Ntabwo ari kubera amafaranga, ntabwo nigeze mubwira buri, ariko impamvu nigeze mubwiza ukuri bw'amakosa nakoze ahise nuko nari mfite ubwoba bw'uko ari buze kunyaga kuko namubura. Ariko ibyo namuhishe byose ntabwo ari uko namukundaga cyane ashaka kumwiba, nuko nabaga mfite ubwoba bwo kumubura. Muri hari igihe umuhungu aguhisha ibintu avuga ati nimbibwira shira ashobora kunyaga, ataruka kwanga cyangwa kubona nk'ikigoryi ari kubikora. Ifaranga ya mama ntabwo aribwo bwoba mfite bwo kubura. Mfite ubwoba bw'uko uno musore batangira gukundana akazamubabaza, mama wanjye azongera akababara nk'uko icyo gihe yababaye, n'inzu ikaba yashya, akongera akaba umuntu mbega w'igishushumbura aho ngaho nk'uko icyo gihe yibagiwe ko afite n'umwana w'uruhinja. Muri za 80 nanjye ndi mutaka twibagirwa n'inzu ikenda kuduhiraho. Uyu musore kuko akunda mama we, ntabwo ari uko koko arwanya uriya musore uri guteretana na mama we. Afite ubwoba ko uriya musore nababaza mama we, mama ashobora kuzongera akamera nk'aho ari ikintu cy'amafuti kiri aho ngaho, akagira agahinda nk'ako umwana wigeze kumubona na kera ubwo inzu yari igiye kubahira. Uyu mwana w'umukobwa ayo makuru ntayo yari azi, yari uruhinja.